Yesu ashimwe ni Aline ukuri nkunda so okay uyu munsi reka mvuge ku kintu cyitwa ngo ijambo tubwira ngo Satani yihindura umumarayika wera light of an angel I think ni ko bavuga mu Kinyarwanda. So nagiye nkubwire rero nimba iryo jambo riri muri Bibiliya nuko ririmo. Amen. Akenshi tugomba message cyane cyane muri kubemo ninde ugushyigikira. Amen. Ninde muntu ushyigikira, ninde umuntu ugushyigikira mu byukora mu decision ufata. Akenshi twibagirwa yuko Satani ntabwo azana amahembe, ntabwo azavuga ati ndi Satani sonje kukugira inama, nje kukubwira icyo ugomba gukora hoya. Satani azakoresha wa wundi bya bindi za ide bitekerezo wowe wifuza nk'umuntu cyangwa bigenda n'isi kugira ngo wumve yuko agushyigikiye kandi akumva. Akenshi dushaka abantu batwumva mu bibazo kandi si bibi kugisha inama, si bibi gushaka. Ni nabyiza kugira abantu bakugendana nawe mu rugendo bagusupportinga bakugishikira. Ariko ugomba kubeza nk'umukristo uyu nshyigikira ninde umwoheje. Nimba Satani ashobora kwihindura umumarayika uvuga ngo Satani ashobora kugendera mu bantu, kuba pastor, ku nyigisho wumva zitazivuye ku Mana, tuvuge ufite ikibazo wabuze uko bigenza urashaka umuntu kumva akenshi Satani agendera amaranga mutima yacu. Nababwiye ko ikintu kirekeye Imana nta maranga mutima baho. Ibintu by'Imana no kwizera, no kugenda mu ijambo ry'Imana, no kwiyemeza uko byaba bibabaza kose bitewe nuko Imana iri kumwe nawe. Amen. Ariko twebwe dushaka ibintu bitwumva tumeze neza. Ari benshi muva mu ngo Imana itababwiye kuva mu ngo kubera yuko wumva kutakagombye kuba gutyo, utakagombye kuba ari guca muri ibyo bintu kuko babita ngo droit de l'homme, c'est ça, nk'umuntu ndagomba kumva ameze gutya nk'iki. Ariko ibintu by'Imana suko bigiye. Ibintu by'Imana ntabwo ari amaranga mutima. Rero Satani ashobora kukohereza abantu bagendana nawe muri iyo decision ushaka gufata y'ubuzima. Wowe ukumva kubera ko bakubwiye nibyo kweri ndakumva kandi ukumva ari ibintu byumvikana, ariko ntibivuga yuko imbere y'Imana ari yo nzira. Kuko ibintu byumvikana mu maranga mutima, ibintu bya justice, mbese icyo justice bicyangwa kuna byita, ariko muri kubyumva bya justice sigomba kuba biri justice y'Imana. Amen. Ijambo ry'Imana ririhariye, urugendo rw'Imana rurihariye, kandi tubengo kwihangana tuzaruhuka mu ijuru, kandi tubengo duruhukire muri Yesu. Nago turuhukira ngo kuko ibibazo byashize cyangwa ngo umuntu yambwiye nabi. Ibyo byose nishose kukubwira ngo hari ibyo tuvuga kandi byumvikana, ariko ntibivuga yuko decision dufata ariyo iba ivuye ku Mana. Hari ama decision menshi umuntu ashobora gufata akomeye kandi ubona n'ukuri asaba kwihangana n'iki, ariko Imana ibirimo. Hakaba n'indi decision ushobora gufata ubona ari inzira yoroshye yo ukabona ari inzira nyine ikoroheye iguhumuriza kandi kuruhura, ariko atari y'Imana ugasanga uguye mu mutego wa Satani yohereje umuntu wizeye abantu bavuga ijambo ry'Imana cyangwa abantu bakumva hari n'abatavuga ijambo ry'Imana kubona baragukunze baragusupportinze wowe ukavuga ati yes Imana iri kusupporting Imana. No, atari Imana, ari Satani ahubwo afite umutego. Satani yaje ntabwo agenda aza nka Satani, aza gahoro akumvisha ibyo wumva ko ari ibyo kandi uzi ko ibyo gutekereza nawe ubwabo waguye d'abord kuko ubu utakimenya ijambo ry'Imana. Rero twige kuvuga ati abajyanama banje abo ndeba nka example ni bandi ni umuntu nkurikira ninde, niki namwigiraho, iski byamyigisha ni iby'Imana cyangwa iby'amaranga mutima. Do you understand? Kuko amaranga mutima ntahuriye n'Imana n'inzira za Satani. Tugomba rero kumenya ijambo ry'Imana, tukumenya utwohereje ninde. Nitwibagirwa ko Satani wavuye mu mwanya wawe, wavuye aho Imana yagushyize kubera ibibazo, kubera wararwanyijwe kandi ni ngombwa. Satani agomba kuturwanya, wowe ukavuga ati reka mpave, reka mbivemo, mve kuri aka kazi se, mve kuri ibintu byinshi cyane kubera ko narwanyijwe n'iki. Ariko ni ngombwa ko turwanywa Satani ari ni ngombwa, ariko ukavuga uti se Imana iri kuvuga iki. Ariko wowe ugashaka guca inzira zawe kugira ngo wumve umeze neza, umugabo ntamfata neza, umugore najya gute. Ibyo byose tugomba kumenya kurwana intambara mu mwuka, tukamenya gufata decision zivuye ku Mana zitavuye ku maranga mutima kandi zivuye ku Mana zivuye kuri Satani. So just because rero kuko rero ufite abagushyigikira mu byo ukora ntibivuga yuko Imana igushyigikiye. Ibyo byo tubimenye, naga ari ugushyigikira wese ubuvuye ku Mana. Nubwo ibyo avuga ubona bifite sense kandi byumvikana, ntibivuga yuko imbere y'Imana ari Imana ishaka gukora. Amen.
hari versi yanjemo igihe Yosefu bamubwiye ko yashatse gufata ku ngufu uriya mugore muramuzi akajya muri prison. Birumvikana ko yahohotewe, baramubeshyeye n'ibiki, ariko Imana yahamuvanye nyuma ifite intego yo kuzamugira umuntu ukomeye. Vuga ngo yari afite gucaho yagombaga guca, ariko ntabwo yavuze ngo hari ibintu rero bigomba kutubaho mu buzima bigamije intego y'Imana kandi bitameze neza, bitaryoheje rwose, kandi ukumva kwera urarengana, ariko imbere y'Imana akaba gahunda yayo. Ariko akaza umujyanama uvuye kwa Satani, ubunko yagiye gushuka Eve, akamubwira ati ibi nibirebe kira giti kuntu gisa, akamwumvisha kuntu rwose agikwiye kukirya kandi byumvikana kuko nta mpamvu yo kutakirya, ariko Imana yaravuze no. Rero hari ibintu mu buzima nzacamo tuzacamo nk'abakristo bitameze neza, bitagenda neza, ariko bitazadusaba kubivamo cyangwa kubireka, ahubwo bizasaba kwihangana, kugumamo paka Uwiteka avuze gukora ikindi. Kandi waba udafite n'amagusapotinga, avuga ati yarasaze sizi ukuntu aguma muri bintu cyangwa se, ariko Imana iri kumwe nawe, umva ntacyo uzaba. Kandi iyo wakiba nkuko Yosefu yakibaye, Imana izaba iri kumwe nawe. Ariko nubivamo uko ngogize abajyanama baje kukugira inama, uragenda ugafungura ibindi byawe cyangwa kongera gukora ibindi byawe, ukicira inzira, ukabona ni byiza bimeze neza, ntivuga ko Imana iri kumwe nawe. Ushaka ufite abasupporters, ariko abasupporters b'abanyamubiri, abasupporters batagendera mu nzira z'Imana, kandi kuvuga Imana siko kugendera mu nzira z'Imana. Nukuri kuyamamaza siko kuyumvira. Abayumvira n'abakora ibyishaka, nubwo byaba bibabaje cyangwa bisaba sacrifice. Ntabwo tuzakorera Imana dushaka ko ibintu byose bigenda neza, twumva tumeze neza, mu gihe utazamenya ko Imana igusaba kwihangana. Ivuga twihanganira iki? Ibitugeze ni ibi byose biza nyine bikadukubita, aho urengana, aho ugira gute. Ariko nushaka abajyanama cyangwa inshuti zigendana na mu mafuti, iyo mvuze mafuti ni ukugenda ukicira inzira. Njya mvuga ni gufungura ministeri kugira abayoboke, si byo byemeza kuri mu bushake bw'Imana. Naho bihuriye ahubwo ni ukuvuga uti se ibyo nicaye mbirimo. Hari umuntu ushobora kuba yicaye mu bintu bikomeye uyu munsi, bakamubwira bivemo, bakamubwira ki, ariko avuga ati ngiye Imana yambwiye kuhaguma, akanabizira, Uwiteka azamuhemba. Hakaba n'undi wagiye akabivamo, akajya gufungura ibindi cyangwa ajya gushaka ibindi, kwicira inzira, akagira abayoboke benshi pe, ukabona ugasanga amatermere dukoresha menshi, ngo Yesu yabanye nanjye, ngo ibyo yaraciye mu byose Imana yari ibizi. Hari amatermere tuniha kugira ngo twumve ko tumeze neza, ariko ntibihindura gahunda z'Imana. So Satani rero yihindura nk'umumarayika wera, uvuge ko azihindura, aje nk'inshuti, aza kumvisha ukuntu wagowe, aza kumvisha ukuntu ufite rights, aza kumvisha ibintu byinshi nyine, ariko bitajyanye n'Imana. Hakaba n'undi uza gucyaha, ashaka kubwira ati ibi sindimo, ukamureba nawe ukabye ibyo ntacyo bivuze, ariko yavugishije ukuri. So turebe neza rero abajyanama bacu, abo tureba, abo dukurikiza, n'abatujyana ku musaraba cyangwa n'abatuvana ku musaraba bakatujyana ikuzimu. Dushishoze kuko igihe ntago cyoroshye. Satani yihindura umumarayika wera, Satani arishushanya, Satani azaza nk'inshuti, azaza nk'ikintu ukeneye. Tuvuga ushaka akazi, we n'Imana icyo gihe ntigashaka aho ngaho, ko ufite cyose amafaranga, ushaka amafaranga, ukava mu gukorera ukajya ari ibintu byinshi Satani ashaka kukuyobya, bikaza kandi bisa neza ariko atari iby'Imana. Hakaza n'ibindi biza bisharira kandi ukabona kweri nta mpamvu, ariko bivuye ku Mana. Twige gushishoza, twige guhitamo neza. Inzira z'umwuka n'inzira z'umubiri ziratandukanye, ariko ikiri ngombwa wowe nanjye turi kujya he? Ibyo wicayemo n'ibyo Imana igushakamo. Niyo ufite abantu benshi baguyoboka, ushobora kugenda uganiza ikuzimu. Ushaka ufite bake ari kujya mu ijuru. Dushishoze.